Nshuti bavandimwe b'amakuru y'imyidagaduro b'amakuru ajya atandukanye aba yavuzwe hirya no hino hino mbavuga ni ku mihanda, ni ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye za bamwe mu basitari ba hano mu Rwanda, bamwe mu bantu bafite izina rikomeye. Hari ubutumwa bagiye batanga, hari byinshi tuba tugomba kugenda tugarukaho cyane cyane tubimenyesha mwebwe abakunzi babo. Kanda subscribe uzajya ubana natwe umunsi ku wundi, twebwe twiteguye kujya tukugezaho amakuru agezweho kandi afite icyo akumarira byinshi. Rero wamenya kuri bamwe mu basitari mwamenye, murabizi ko mu Rwanda hahoze icyitwa Miss Rwanda. Ushobora kwibaza ngo kuba iki Miss Rwanda mu Rwanda itagihari cyangwa se itakihabarizwa. Ubwo twabikomoza koko yenda hari hagaragaye ko Miss Universe cyangwa se Miss w'isi ni umunyamegizike, umukobwa mwiza cyane niwe ukanye ikamba rya Miss Universe, ariko ni ibirori byaranzwe na byinshi. Nakaba kanyuzemo ahanini kinzanye ndaje nkikubwire nuko bimwe mu byaranze no Miss Universe, Miss wari uhagarariye Jamaica, igihugu cya Jamaica. Jamaica muri siko nyine ni ibihugu byinshi cyane ku isi biba byagiye byohereza abantu babyo cyangwa se ababihagarariye. Wari uhagarariye u Rwanda nawe bitagenze neza. Uno mukobwa wari uhagarariye Miss Jamaica waturutse muri Jamaica niyo yagize ikibazo yajyaga kuri stage ari mu myereko, aza guhubuka ikubita hasi mu buryo nawe atatekerezaga ko benshi bavuga ko ari n'uburangare byose birimo. Ariko ingingo nyamukuru hari ni iyihe? Uwitwa Prince Kid ni umwe mu bantu bari bayoboye cyane na Miss Rwanda mu Rwanda, ubwo Miss Rwanda yari kiba. Ushobora kwibaza rero ni ibiki byabaye nyuma yo kuburanira rero muri Amerika. Prince Kid yasomewe, tega amatwi wumve ibyo ari byo ngira ngo abantu Prince Kid baramuzi cyane. Shimwe Diodone, umwe mu bantu bakomeye cyane bari bayoboye cyangwa se bari bahidinze Miss Rwanda, ubwo yabaga yaje gushinjwa nyuma ibintu bigiye bitandukanye birimo no guhohotera bamwe mu bantu bitabiraga rino rushanwa rya Miss Rwanda. Ariko ku ruhande rwe akavuga ko akorerwa ubugambanyi na bamwe mu bantu bakomeye mu gihugu muri rusange. Rero nyuma yo kuburanira nubwo nuko guhera nyine igihe yatangiye aburana, uretse ko ni ibintu byatangiye kera kuva batangiye Miss Rwanda bayihagarika, bigatangira gututumba bivuga ko rwose hari ibirego byinshi abategura rino rushanwa bashinjwa birimo no guhohotera abaryitabiraga. Ruvuga ko rero nyuma yo kuburana ku bujurire bwe bwo kuba ataroherejwe mu Rwanda, cyangwa se bwo kutoherezwa mu Rwanda, nyuma yaho afatiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atorotse ubutabera bwo mu Rwanda, urukiko rwa Texas rwategetse ko yoherezwa mu Rwanda akaza gukora igihano cye nk'uko nyine byari byemejwe. Ni urubanza rero rwasomwe kuri uyu wa kabiri nk'uko tubikesha Ukwezi TV, itangazamakuru byari bihabaye rwose, itangazamakuru by'abadiaspora. Prince Kid rero yaburanye asaba guhabwa ubuhungiro kuko aje mu Rwanda ataba yizeye umutekano we. Yavuga ko nyine ubwo abyendera ku byo aburana n'ubundi yireguza, avuga ko atizeye umutekano we mu gihe yabaje mu Rwanda. Miss Elsa akaba n'umugore we yatanze ubuhamya avuga ko ibyaha abashyize ku mugabo we byari ibinyoma, kuko nawe rwose yagerageje gushaka uko agaragaza ibimenyetso by'uko arengana, ariko nawe ahita atabwa muri yombi. Yavuga ko rwose icyo yakoraga cyose kugira ngo yerekane ko umugabo ari kurengana yasangaga mu kaga gakomeye cyane, ko nubwo yigeze rwose gutabwa muri yombi. Prince Kid we yaburanye avuga ko impamvu yo gusaba ubuhungiro ari uko ubwo yateguraga Miss Rwanda hari ibyo atumvikanyeho cyangwa se atumvikanagaho na bamwe mu bantu bakomeye cyane, hanyuma rero bakoresha imbaraga zabo bamushyiraho ngo ibyo byaha. Ni uko yaburanaga yireguza. Nyuma rero yo kumva uko yaburanye n'ubuhamya bwa Miss Elsa, umucamanza wo mu rukiko ruhereye Texas rwanzuye ko agomba koherezwa mu Rwanda, cyakoze agahabwa iminsi 30 yo kujurira. Amakuru yashyizwe hanze n'urwego rushinzwe iburanishwa rye cyangwa se nuvuga ngo nyine
uru ni urwego rushinzwe iyubahirizwa ry'amategeko areba ubushinjacyaha n'abasohoka n'imipaka muri Amerika, byitwa ICE. Avuga ko Prince Kid yatawe muri yombi ku wa 3 Werurwe 2025 hari mu mujyi nyine wa Fort Worth muri Texas. Ni umujyi w'abakire my friend. Fort Worth ni umujyi bavuga ko ari umujyi w'abantu bafite ubukungu buri hejuru cyane, hariya muri leta Texas muri leta z'ubumwe za Amerika. Urwego rero rwavuze ko Prince Kid yari amaze iminsi atuye muri Fort Worth mu buryo bunyuranyije n'amategeko, gusa ngo yaninjiye umutipe afite connection zikomeye cyane ko no mujyi urahinze, gusa ngo yaninjiye muri Amerika mu buryo bwemewe n'amategeko. Bivuze ko nyine n'ubwo wenda ajya mu mujyi runaka cyangwa muri leta runaka mu buryo butemewe, ariko igihugu cyayo kigiye mu buryo bwemewe. Amerika yavuze ko uyu mugabo yatawe muri yombi mu rwego rwo kubahiriza icyemezo cy'impapuro zo kumuta muri yombi zashyizweho n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda ku 29 hari muri 2024. Kugeza ubu rero Prince Kid afungiye muri kasho z'uru rwego mbere y'uko hafatwa ikindi cyemezo icyo ari cyo cyose mu bijyanye no kumukura muri Amerika. Mu Kwakira 2023 nibwo urukiko rukuru rwakatiye Prince Kid igifungo cy'imyaka 5 rumuhamije ibyaha byo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato no gusaba cyangwa gukora ishimishamubiri rishingiye ku gitsina. Mu isomwa rero ry'urubanza yaba Ishimwe Dieudonné n'abamwunganira mu mategeko nta waruri mu rukiko mu gihe ubushinjacyaha bwari buhagarariwe. Rumva hano haba hari uruhande rumwe. Bashoje inkuru batubwira ko umucamanza rero yavuze ko yagombaga guhamishwa cyangwa se kuba yahanishwa igifungo cy'imyaka 16 ubusanzwe. Cyakora rwose ngo bitewe n'uko ari ubwa mbere yarakurikiranweho ibyaha nk'ibyo ngibyo mu nkiko, bivuga ko rwose byarangiye bemeje ko ahanwa imyaka 5 ndetse agatanga n'ihazabu ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Prince Kid Ishimwe Dieudonné ni umwe mu bantu nyakwigendera Marie Ingabire Makire warushinzwe Rwanda International Transparent. Yari byinshi yari yavuze ubwo yari akomeje gukurikiranwaho bino byaha, avuga ko n'ubundi ko byagenda kose yarakwiye kuhabwa ubutabera hagendewe ku mpamvu nyinshi zitandukanye. Ubwo ntekereza ko ntago ari ibintu twakwinjiramo cyane. Ubushinjacyaha baba bukibifiteho amakuru menshi, baba bugifiteho byinshi byo gukora, katubitega amaso tuzaba tumenya ibyo ari byo, si byose. Reka nkubwire ngo kanda subscribe. Twebwe tuba dufite inkuru nyinshi, tuba dufite zandani kandi amakuru agezweho. Ntago waruzi Prince Kid aho ibyo bigeze byinshi tubinyuzemo. Agataho ngaho bavuga ngo bamwe babishimye abandi bamwe babarira abandi baseka nka The Ben ameze neza. Minisitiri utuma twishima bavuga ko yakiriye The Ben, banakomoza rwose uvuke mwakiriye ku biro bye. Tipe baramaze kugira urundi rwego bageraho. Wango minisitiri aragutumiye uze muganire ku mishinga igitandukanye. Utuma twishima rwose ngo yakiriye The Ben, banakomoza ku gitaramo azahuramo na Bruce Melody. Uratubwira ko minisitiri w'urubyiruko minisitiri w'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi Dr. Utuma twishima Jean Paul Abdallah ariko 18 Gushyingo 2025 yakiriye The Ben n'itsinda risanzwe rimufasha ndetse barimo gukorana mu myiteguro y'igitaramo cyitwa The New Year Groove ateganya gukora ku ya mbere Mutarama 2026. Ni igitaramo ngaruka mwaka no siko n'umwaka ushize yagikoze. Amakuru yava mu itsinda rikira na The Ben ari naryo rwose riri kumufasha gutegura iki gitaramo cye. Babwiye bitangazamakuru ko bahuye cyase bari kumwe na minisitiri Utuma twishima baganira cyase bagirana ibiganiro bitandukanye bigamije kurebera hamwe iterambere ry'umuziki w'u Rwanda muri rusange. Witwa Nemeyimana Fiacre uri mu bakorana na The Ben wari no mu bari bamuherekeje yavuze ko
by'umwihariko ku biganiro byari bigamije kurebera hamwe uko minisiteri ifatanyije na The Ben cyangwa se bafatanyije na The Ben bazamura impano z'abakiri bato, impano zigiye zitandukanye, ubwo ni mu muziki birumvikana. Mu bindi rero baganiriye, minisitiri utuma twishima yagaragaje ko The Ben cyangwa se yagaragaje The Ben nka gahunda ihari igamije kubaka cyangwa se kuzamura inzego z'ubuhanzi mu Rwanda. Hamaze rero igihe hari gukorwa iburara cyangwa se ibintu bisa nk'aho atari byiza, burara cyangwa se ku imyitwarire mibi ku bahanzi mu gihugu hose. Minisitiri rero utuma twishima ariko kandi yanabonyeho kubaza The Ben ibyo amaze iminsi abamo cyangwa se abona mu itangazamakuru ko yaba afitanye igitaramo na Bruce Melody. Undi rero amubwira ko bamaze kwemeranya cyangwa se bamaze kwemeranya kugikora. Avuga ko rwose we na Bruce Melody gahunda yo kubakorana igitaramo ihari. Gusa Nemeyimana Fiacre yavuze ko minisitiri utuma twishima yishimiye iki gitekerezo cy'igitaramo cyitezwe kizahuza Bruce Melody na The Ben. Ni ibintu bidasanzwe kuri stage imwe. Ku rundi ruhande rero nubwo ntawemeje aya makuru, dufite ahamya ko minisitiri utuma twishima yaganiriye na The Ben amusaba ko iki gitaramo cyazakorwa mu rwego rwo gufasha abakunzi b'umuziki kwishima. Ibi bigashingirwa rero ku kuba The Ben na Bruce Melody bari bamaze igihe rwose bumvikana nk'abahanganye mu muziki, aho rwose bakunze kugereranwa n'abakunzi babo, bakabyavuga ngo The Ben ari hejuru, Bruce ari hejuru. Ngangoko barimo rero umuyoboke bakurikirana ibikorwa bya The Ben bari mu bantu rwose bari hafi aho ngaho. Se witegute kuba wajya watabira kino gitaramo kizaba ku bunane ku tariki ya mbere za kwa mbere na 26 rwose hariya maybe muri bikari nako ni giheruka nibwo niho Bruce witwa The Ben yari yagikoreye. Nuzi ko yari yazanye nka ya mpano mu buryo butunguranye, barimo nka DJ Flix n'abandi bagiye batandukanye, abahanzi bo muri Kenya.